nguheye ikaze mu isi y'ikoranabuhanga n'ubuvumbuzi. Iyo ukurikiye ni KODU TV, njyewe ndija KODU Karivano. Ni gute wakoresha interinete nta kiguzi? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro cy'iminota mikeya tugiye kugirana. Nagakoryo ni bimwe mu bintu bidasanzwe. Akenshi duhura n'ikibazo mu buryo bw'itumanaho kuko interinete yo mu Rwanda iri mu bintu bigihenze n'ubwihari, ariko ushobora gukoresha interinete y'ubuntu kuri simukadi ariyo yose ushatse mu Rwanda wifashishije telefoni yawe ya Android. Iyo interinete ukaba wanayisanga ku bindi bikoresho byawe nka wireless, naho ukabasha kuyikoresha rwose nta kibazo. Kora ibi bikurikira ubashe gukoresha interinete y'ubuntu. Niba utarakora subscribe ni iby'agaciro ko nawe ugiye kuyikora kuko ntacyo bisaba, nta kiguzi n'ubushake gusa, n'ibisaba amafaranga, n'ibisaba gukora mu mufuka. Just nukureba handitse subscribe mu ibara ritukura ukabasha gukandaho, ukabona n'akantu kameze nk'inzogera nako gakora ujye uba uwa mbere mu bazajya babona inkuru zacu z'ubwenge zica ahangaha kuri KODU TV. Kandi ntacyo bitwaye wabikora. Ibi bikurikira rero niba wifuza gukoresha interinete y'ubuntu. Ni ibihe rero? Jya kuri Google Play Store, nuhagera ujya aho bashakira cyangwa mu ishakiro wandikemo Hama VPN, Hama y'inyundo, VPN nk'uko uri kubyumva ni V na P na N. Hanyuma urahita uyibona iza hejuru ni ya mbere, urahita uyibona ariyo ya mbere ihari. Nurangiza ukande install, utegereze ijye muri telefoni yawe ya application. Nimara kujyamo uyifungure, irabiri gusa nk'uko nguko uri kubibona hano mu ifoto, gutya nyine nawe uri kubibona. Hanyuma mu mwanya wa mbere, hano mu mwanya wa mbere uri kubona wandikemo free user, free user. N'uwa kabiri uri mu tudomo twa password ubireke kuriya, ntugire icyo ubikoraho, ntugire icyo uhinduraho, kuko ugize icyo uhinduraho ntabwo byakunda. Niba ukoresha MTN cyangwa ukoresha simukadi ya MTN, ukande mu mwanya wa server, ukande mu mwanya wa server, uhitemo server -50, server gukuramo 50, server gukuramo 50. Urabishakishamo uraza kubibona. Hanyuma umwanya uri hasi wanditsemo 500 uhindure wandikemo 53. Abo ni ku bantu bakoresha simukadi ya MTN. Niba ukoresha Tigo cyangwa Airtel, niba ukoresha simukadi ya Airtel cyangwa Tigo, mu mwanya wa server uhitemo server gukuramo 62 cyangwa server -62. Urahitamo server -62. Hanyuma umwanya uri hasi wanditsemo 500 uhindure wandikemo 53. Nahari UDP uyirekere gutya imeze. Ubundi uhita ukanda kuri connect, wemeze ibyo bakubaza, utegereze akanya gato. Nubona haje imibare itangiye kwibara, received na send, ho kubara uburyo iri gukora, uhita umenya ko interinete yawe yagezemo. Wanamanura notification area, ubundi ukabona ahantu handitse connect, birakumenyesha ko interinete yawe iri gukora. Niyo nta mayinite cyangwa nta bando waba ufite, nta kibazo rwose birakora.
iyi ni KODU TV. Hano hari umwanya wa comment, wasiga igitekerezo cyawe cyangwa ukatubaza ikibazo uramutse ubona bitari gukora cyangwa hari aho byakunaniye tukagusubiza mu kanya nk'ako guhombya. Wananyandikira kuri Instagram wanditse KODU Karivano, biraba byiza naho nusiga wakoze follow ko ntacyo bitwaye nta nicyo bisaba. Nubona bihindutse gutya umenye ko internet yawe wayibonye ku buntu. Nubona bimeze nka gutya uri kwibona hano ku ifoto, ubundi ukande home button, ufungure browser yawe utangire kwikoreshereza internet y'ubuntu uko ushatse, hanyuma ubone wajye wareba video zitandukanye za KODU TV n'ibindi bitandukanye, uzisangiza inshuti zawe. Urgesho turi mu isi y'ikoranabuhanga, niyo mpamvu tugomba no kwibyaza umusaruro. Wakora subscribe kandi wakoze kuba wankurikiye, ubonye ntacyo bigutwaye wanasangiza abandi ubumenyi kuko ni ingenzi. Imana ibarinde kandi buzurize indoto zanyu.